Hello, 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 hello. Nizere ko mumeze neza, turi weekend kabisa, weekend iryoshye, weekend y'abasitari, weekend y'umuriro, weekend y'ibitaramo nk'ibisanzwe. Uwo bita Rihanna, uyu ni umusitari wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari hashize igihe kirekire cyane uyu mugore kabisa atagaragaza ubwambure bwe cyangwa se amafoto y'urukozasoni cyangwa se bamwe bakunze kwita amafoto ateye isoni, ateye n'ikimwaro. Uwo bita Rihanna rero aje ku rukuta rwe rwa Instagram kabisa. Rihanna, dore ko yitwa Rihanna akarongo Queen, niyo mazina ye yitwa kuri Instagram. Yaje rero guterekaho ayo mafoto ubona, ni amafoto icumi Rihanna Queen yaje gutereka ku rubuga rwe rwa Instagram, aho ashyizeho amafoto icumi kabisa yihariye, aho abantu yatangiye kubavugisha benshi, abantu bagera mu gihumbi, bagiye kuyareba. Amafoto amaze amasaha make cyane agiyeho kabisa, ngira ngo urirebera, ndakwereka dore ayo mafoto yose kabisa, ngira ngo urayabona uko agenda akurikiranye. Rihanna yongeye kugaruka mu bikorwa bye, bya bikorwa bimwe bagiye banenga, yagera nyuma akisubiraho. Uyu mugore rero w'akataraboneka mu isi, wagafashe mu ndirimbo, Rihanna yaje guterekaho ayo mafoto yose, ubundi ashyiraho indirimbo ya Ariana Grande yitwa Dangerous Woman, aho yashatse kwerekana ko nawe nyine arenze, yaje kwerekana ko nawe arenze kabisa. Ngira ngo reka nkumvishe ako kaziki wumve nawe uburyo kameze ka Ariana Grande. Ngira ngo aho bagera muri 300, imaze kubona sheya 2,000 hafi 800. Rihanna rero urabizi ko ari icyamamare mu Rwanda rero, bita mu ndirimbo zirimo ubita Ruti Joel, mu ndirimbo zirimo Ulala n'izindi zitandukanye. Umuhanzi Ruti Joel yahagarariye neza injyana gakondo mu gitaramo cya Iwacu Muzika Festival cyabereye irusizi ku munsi w'ejo. Uyu muhanzi wari kumwe n'abasore bagize itorero Ibihame ry'Imana, yageze ku rubyiniro yitwaje inkoni yifashishaga mu guca umugara no kugwa mu nka. Uyu rero ni Ruti Joel cyamamare. Umuraperi Danny nanone, mu ndirimbo zirimo Confirm, My Type n'Amanota, Ikirori n'izindi zanyuze abanyarusizi kabisa, nabo bari bitabiriye igitaramo cya 7 cy'Iwacu Muzika Festival. Danny nanone rero utari kumwe na Sonic Band nk'uko byagiye bigenda mu bitaramo byabanje, uyu munsi yacurangiwe na Symphony Band. Danny nanone rero nibo bamucurangiye mu gitaramo Iwacu Muzika Festival hariya irusizi. Umuhanzi Kennysolo rero nawe wari ukumbuwe n'abanyarusizi, yamaze ipfa
abitabiriye igitaramo cya IWACU MUZIKA Festival. Umuhanzi Kennysolo yageze ku ndirimbo haso ibihumbi by'abitabiriye igitaramo bajya mu bicu kabisa, mu bicu byari bimeze neza neza. Kennysolo umuhanzi witwaye neza hariya irusizi. Ngira ngo muramubona rero, umuhanzi Rusanganwa Norbert uzwi nka Kennysolo niwe kandi wabimburiye abandi ku rubyiniro rw'iki gitaramo cya karindwi cy'Iwacu Muzika Festival, mu ndirimbo ze zirimo Molomita, Haso n'izindi Kennysolo yashyize hanze. Ibihumbi by'abari muri stade ya Rusizi by'abarimo kabisa, bose bajya mu bicu. Kennysolo amashyi menshi, aho Kennysolo akomeje kwitwara neza. Niko nakuze byumva niko byumva